Mwaramutse bene data, ni mwene so Ernest ugusuhuza. Ikiganiro ni umutsima wa buri munsi, aho tuganira ku ijambo ry'Imana riduha icyo kwirirwana, rikaduha icyo gusengeramo, tukirirwana umunsi w'umugisha n'amahoro dutekanye, kuko twimurikiye Imana tukibyuka. Icyakora ushobora no kutwumva saa 4, ushobora kutwumva saa 6, saa 7 ugiye muri pause ku mugoroba, cyangwa nijoro ugiye kuryama. Iri jambo ry'Imana nta mupaka rifite kandi rirareba umuntu wese utuye isi. Ni ikiganiro twahawe kugira ngo kitwubake kandi kiduhindure. Muri iki cyumweru turi kuganira ku ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni topic nini umuntu yavuga n'umwaka ugashira. Ejo hashize twaganiriye ku kugendana n'Imana ikurimo. Mu maraso yawe Imana ikabamo, mu mutima wawe Imana ikabamo, mu bitekerezo byawe Imana ikabamo. Uko warura bikabamo Imana, uko urya bikabamo Imana, uko ugenda, uko wambara, uko uvuga bikabamo Imana. Narindi gusoma ijambo ry'Imana ndi kureba ukuntu mu gihe cya Yesu hari karitsiye y'i Galilaya bari barafashe nka karitsiye y'abantu batize, karitsiye y'abarara, niba nakoresha iryo jambo, cyangwa se abantu batasomye badashobotse. Narindi kukubwira ukuntu karitsiye y'i Galilaya abantu bayibagamo babaga ari insuzugurwa, bagafata nk'aho ntacyo bamaze, bakabafata nk'abantu b'abarara, injiji, inyora. Mbese umuntu wese udafite icyo gukora agashyirwa i Galilaya. Ku rwego iyi karitsiye n'abantu bayibagamo babaga bafite imvugo yabo umuntu yavuga, bagahita bavuga bati wowe uri uw'i Galilaya. Mu byo bashinje Yesu bajya kumubamba bari kumunenga inenge afite, banashyizemo ko ari uw'i Galilaya. Maze Petero nawe ari kwihakana Yesu, bamubaza ngo ntabwo uri umwe n'uriya mugabo? Arihakana, arabihakana, avuga ngo uwo mugabo simuzi, kubera ukuntu yavugaga. Aravuga ati n'imvugo yawe irabigaragaza, uravuga nk'abantu b'i Galilaya. Ibi mbikubwiriye iki? Iyo Imana iri muri wowe no muri menenge mu bwonko, selile nerveuse, bigeramo n'imvugo yawe igahinduka. Hari ibintu byateye ubu bita ngo imvugo y'imihanda, ukumva umuntu afite ukuntu avuga, yavuga rwose ugahita wumva ko ari umuntu nyine wibera ku muhanda muri karitsiye wirirwa agenda. Ariko umuntu w'Imana, haleluya, ingendo ye iramugaragaza mu muhanda, imyambarire ye ikamugaragaza, imirire ye ikamugaragaza. Niko nakubwiye, n'imvugo ye, ururimi rwe uburyo rwagoramye n'uburyo rwahengamye biramugaragaza. Iki nicyo rero tugiye kuganira, nicyo twaganiriyeho umunsi w'ejo, turi kuvuga ko iyo umuntu agendana n'Imana imubamo aho kugira ngo imubeho. Nabwiye abantu ko ikintu kikuriho igihe icyo ari cyo cyose wakiyambura ukagishyira hasi, wakijugunya. Ariko Imana wamize ikakujyamo mu buzima bwawe, ikakuzura mu magufa no mu ngingo, ukigishwa kuyubaha binyuze mu ijambo ry'Imana. Biragoye ko wayiyambura, biragoye ko wayishyira hasi. Aho Petero yabwiye Yesu ngo twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, ko ari wowe ufite utanga amahoro, ugatanga ubugingo. Twakuvaho tukajya hehe? Umuntu ugendana n'Imana rero imurimo, ejo nakubwiye ko aba abona agakiza gahenze ku kiguzi byose kose byamusaba. Yakwemera no guhomba ibyo bibaye ngombwa, akemera guca bugufi, akemera kwitanga, akemera gusenga mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kugira ngo aronke iby'umurimo w'Imana. Uyu munsi rero n'ubundi tugiye gukomeza tuganire ku ijambo ry'Imana. Naguteguriye insanganyamatsiko iracyari kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana iracyari insanganyamatsiko y'uyu munsi. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iyo umuntu agendana n'Imana bituma Imana imwimana, ikamuhagararaho, ikamurinda urupfu rwari rwabazwe. Haleluya. Kugendana n'Imana
bikurinda urupfu rwari rwabazwe. Si ukuba rwabazwe gusa, rwanemejwe, rwateweho kashe n'amatangazo yamanitswe, no guhigwa bigiye gutangira, gutotezwa byaratangiye. Ariko kugendana n'iyi Mana ugakiranuka ukayivuga neza bikuraho uru rupfu. Kadufate Bibiliya zacu tubirebe mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri, ibice 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Esiteri ibice 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Esiteri ibice 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza, kuko amahanga yose yari yabatinye. Maze abatware b'ibihugu byose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakoraga imirimo y'umwami batabara Abayuda, kuko Morodekayi yari yabateye ubwoba. Tuvuge ngo amen. Iri ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Dusenge. Ujye mu kazi dusenge, uruhuke niba uri muri konji dusenge, ujye mu mirimo itandukanye ukora dusenge, ujye gushakisha akazi niba ntako wari ufite. Kugendana n'Imana bifata umusozi muremure wari ugiye kukugwira bikawuhindura mw'iriba ridudubiza amazi yo kugutunga. Icyubatswe no kugendana n'Imana nta muntu ugihirika, igisenywe no kutagendana n'Imana nta muntu ucyubaka. Aba Esiteri na Morodekayi, Esiteri n'umwana w'imfubyi, Morodekayi akaba musaza we wo kwa se wabo, binjiye mu bwami bwa Ahasuwerusi banyazwe, ari abanyagano. Ubwami bukomeye bw'amareta 127 bufata imigabane kuva muri Aziya kugera muri Afurika. Bwari ubwami bugari, umwami ari igihangange. Bagerayo ari nk'abanyagano, ariko barafashe Imana iba muri bo bakajya bayigendana. Ejo narakubwiye ngo nimbamo nkubemo. Kugendana n'Imana nimbamo nkubemo. Binjira muri iki gihugu bazi ko bagomba kubaha Imana yo mu ijuru, ari ibintu bigishijwe barabimira. Kubaha Imana ntabwo byari ibintu bibateyeho, bazi ko bashobora kwemera bagahara n'ubuzima bwabo, amagara yabo, kubera icyubahiro cy'Uwiteka. Hamani yari akomeye ibwami, ari igisonga cy'umwami, ariko atazi gusenga Imana no kugendana nayo. Arangije abibeshyaho, ashaka ko Morodekayi amupfukamira. Ndabivuga nihuse. Morodekayi arahakana, avuga ko atazapfukamira icyaha. Iyo umuntu agendana n'Imana imurimo, nakubwiye ngo n'abakurebye barabibona. Nta muntu wakwirirwa yibeshya ngo agusabe gusambana nawe, niyo abigusabye akorwa n'isoni kubera igisubizo umuha, kubera Imana ikurimo. Imana itari ikurimo, wakumva icyigisho nk'iki nawe ukayimirika kubamo, bituma uhita wihana ugahinduka. Reka twihute. Aha rero nibwo Hamani yabasabye umwami, arabagura, atanga amafaranga, atanga ubutunzi, arabagura, amanika n'amatangazo ngo azabice, amatangazo ateyeho na kashe z'ibwami. Ariko mwene data, iyo umuntu agendana n'Imana imurimo, ejo narabigusobanurira ndakubwira ngo iyo baguteye ibuye baba bariteye Imana ikurimo. Narabigusobanurira ndakubwira ngo iyo bagututse baba batutse Imana wamenye ikurimo, kuko wiyemeje kugendana nayo ikurimo. Ukurwanyije abari kurwanya Imana, kandi Imana ni ishyanga ridatsindwa, ifite amaboko maremare. Imana ifite ububiko bw'umucyo n'umwijima, ni Imana ifite ububiko bw'inkuba, ni Imana ifite ububiko bw'imirabyo. Intambara zose, politike zose, uburinzi bwose na tekinike byose bibitswe n'iyi Mana. Iyo rero wayinjiyemo akaba ariyo igenda, atari wowe ukigenda, aribyo nise kwitaba Imana tukiriho, isigara imenya intambara zawe, igasigara imenya akazi kawe, ibyo urya n'uko ubaho n'uko uhumeka.
ugukubise aba ari gukubita iyo mana. Ejo natanze urugero rw'umuntu uri mu nzu ye bagatera ibuye hejuru y'inzu akavuga ngo bari kuntera amabuye, mu by'ukuri baba bari kuyatera inzu urimo. Iyi mana rero izi gusubiza abakurwanya, jya wituriza. Izi gusubiza abakurega, jya wituriza. Abagukubita izi kubasubiza, kandi ukubiswe n'Imana ntiyomorwa. Aha rero nibwo Moridekayi na Esiteri bakoze inama, baravuga bati Hamani yaratugambaniye, nibyo twasomye mu kwezi kwa 12. Iri tegeko n'iteka by'umwami nibisohoka turapfa. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Imana yacuritse ikibuga. Ese yagicuritse habaye iki? Barebye mu ntwaro bafite barwanisha, basanga harimo intwaro yo kugendana n'Imana ibarimo, nabo bayirimo, bamo nkubemo. Barayikoresha, basenga amasengesho y'iminsi 3, bibutsa Imana ko bayimariyemo, nayo ikabimariramo, bakaba baravanze ubuzima ari umwe. Ndabikunze gukora ivangamutungo risesuye n'Imana, icyo urya n'icy'unywa ukabanza kubaza Imana. Basenze ibintu birahinduka, birangira Hamani apfuye. Ndashaka gusobanura ijambo rivuga ko Imana icurika ikibuga, ubundi tugasenga. Turi muri iyi minsi ya siporo, abantu bari kureba igikombe cy'isi ari benshi, n'abatakireba bakareba amarezilita bakabaza uko byagenze. Reka nsobanura ijambo ryo gucurika ikibuga. Gucurika ikibuga ni igihe uri gukina n'umuntu akajya akinira iwawe, uko umupira uja gutsinda akaba yagutsinda nk'ibitego 20 mu mukino umwe. Hanyuma rero kugicurikira kuri we ni igihe umupira yaje azi ko ari bugutsinde, gutyo bikarangira ari wowe ugiye kuwukinira iwe kubera ukuntu witeguye. Bibiliya rero yatubwiye ngo ariko birahinduka. Uyu munsi nibwo abanzi b'Abayuda bayobowe na Hamani bari bazi ko bagiye kubica urubozo, bakabahumbahumba nk'abanyamahanga badafite ijambo. Ariko basanga bamenye ijambo ryitwa kubana n'Imana, ikakubamo nawe ukayibamo, kugendana n'Imana ikurimo. Imana Abayuda bagendana rero irigaragaza. Birangira Hamani ari bufashwe, aricwa. Amaze kwicwa, Imana icurika ikibuga ku banzi b'Abayuda. Uti cyacuramye gute? Hari abantu rero bazi ko ari Hamani wenyine wamanitswe. Iyi mirongo yo hasi tutasomye n'uyisoma, narayisomye. Bibiliya irambwira ngo baragiye bahumba abahungu ba Hamani 10. Nigeze nigisha abantu icyigisho ahantu hamwe, ndababwira ngo kugambanira uwasenze no kwisezerera ku isi. Iyo urwanyije umunyamasengesho ufite Imana muri we, ubushyize ku isoko ubuzima bwawe, isoko ry'urupfu, ubuzima bw'umugore wawe, ubuzima bw'abana bawe n'isambu yawe, ubuvuze ngo twiyemeje kwibagirana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bafashe abahungu rero ba Hamani 10, bose barabica. Bamaze kubica, Esiteri asaba umwami ko babamanika, barabamanika. Mu gihugu cyose abantu batinya Abayuda, batinya Moridekayi na Esiteri kubera ko basenze bagatunga Imana ibarimo. Muri iki gihe, uyu mwanya tugezemo, tugiye gusenga, kuko iki ni icyigisho kigufi. Urumva Imana ikurimo? Cyangwa ni ibintu witeyeho gusa bitagufasheho, wumva Imana wayambura? Umuntu aragututse ukayishyira ku meza ukamwishyura, kongera ukayifata. Ese urashaka ko Imana iba muri wowe igakorana nawe, ikajya imenya intambara zawe, ikakurwanirira uko usenze, ikamenya ibyifuzo byawe, ikabisubiza uko usenze? Urifuza kuba umuntu ukoze mu bumana, ugatunga ubumana muri wowe, amaraso yawe, ubuzima bwawe bukivanga n'ubw'Imana? Urifuza guhinduka ukava mu byaha? Urifuza kuba umuntu udasanzwe ufite rema, Imana yo mu nyuguti ikavamo hakinjira Imana yitwa Rema, Imana ngiro ikora ikabigaragaza? Imana ihamagara imirabyo n'inkuba bikayitaba. Urifuza kuyitunga, irwanirira abayo bayisunze? Ni karibu dusengane Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu muntu yifuje guhinduka agatunga Imana iri muri we, akagutunga ukaba muri we, mu bitekerezo bye, mu bikorwa bye ukabamo. Aretse ibyaha, mubabarire. Arifuza kwambara imbaraga kugira ngo ujye umurwanirira, ibimurwanya byose byamubuzaga amahoro bimenye. Gushimiye ko uje gutura muri we, ukamugira umuntu uhindutse kandi ukamushoboza guhinduka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.